wararebaga ukavuga ati se Rayon Sport irihe ko tutari kuyibona, abakinnyi bose hafi ya bose barabatweretse, abaguze imikinire yabo turayibona, tubona ubwo abasangwa like bari gukora ibintu bizima. Nitwitegereza neza dukurikije saga zaciyeho turasanga Ayeways na Juno Kizigenza muri saga zabo harajemo gutukana cyane, gusebyanya cyane, utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So abantu benshi bakibaza ati ni iyihe mpamvu none turi kubabona tukababona noneho basa nk'abasubiranye, ni iyihe mpamvu? Ruvumba agiye kongera amasezerano yo gukinira Rayon Sport umwaka umwe, ni nyuma y'uko uyu mukinnyi batakiri kumwe. So bahise bafata indi show baravuga ati reka tuzane Kivumbu Etienne. Ubu tuvugana Kivumbu ari in our wonders, yakandagiye kuri ubu butaka bw'u Rwanda ku masaha yashize. Yes, reka nguhe ikaze ukurikirana ibiganiro bya day to day. Njye wumva ni Derrick, nk'ibisanzwe dusanzwe tubana ninjye ubagezaho video zose mugenda mubona kuri iyi YouTube channel bita day to day. So today tugiye no kubana muri iki gikorwa ngiye kubakorera cyo kubereka ibintu bigiye bitandukanye bya showbiz, ukuntu hano hanze byifashe kuri iyi mihanda yacu, yirirwa igurumana hashya hirya hino havutse ibi nibi. So akora subscribe, share, comment, ubundi nge ngumeza nkuhereze ibintu birenze buri munsi. So uyu munsi ntago turi butinde, turahita twinjira mu gikorwa cyacu nyirizina. Uyu munsi turavuga ku bintu bigiye bitandukanye, harimo iby'ingenzi. Tugiye kuvuga kuri aya mabara muri kubona ya Juno Kizigenza na Ayeways bongeye gusa nk'abagaragaza undi mubano udasanzwe nyuma ya saga zigeze zibaho zo kuvuga kuntu batandukanye nabi ndetse bitari neza. So uyu munsi tukaba turi kubona amafoto n'ibintu bigiye bitandukanye bigaragaza umubano wundi bongeye kubukura nyuma y'ibyabaye. So tegereza ubundi wumve ibi bintu. Juno Kizigenza muri nuza mfite hano, biragaragaza ifoto ari kumwe na Ayeways, ifoto irenze imwe. Hano rero reka tuse nk'abamuvuga kanshyira telefone gaso gato. Juno Kizigenza bivuga yuko agiye kuzenguruka we na Ayeways mu bihugu bigiye bitandukanye, bakora tour ahantu hose. Gusa ngewe nje kugira ngo mvuge kuri iki kintu. Nitwitegereza neza dukurikije saga zaciyeho turasanga Ayeways na Juno Kizigenza muri saga zabo harajemo gutukana cyane, gusebyanya cyane, utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So abantu benshi bakibaza ati ni iyihe mpamvu none turi kubabona tukababona noneho basa nk'abasubiranye, ni iyihe mpamvu? Ahangaha ndaza kubabwira impamvu. Ahangaha ngiye mu maso yanjye ukuntu mbibona, cyangwa se mu maso ya buri muntu, nuko hari abatari kubivugaho. Juno Kizigenza amaze igihe kinini tutamuvugaho, like yarazimye niko twabyita mu kinyarwanda kizima. Na Ayeways ntago tukiri kubareba cyane, abanyarwanda ntago bakibitezeho ibintu byinshi cyane, ndabikoresha mu kinyarwanda kivugitse neza. So bose barazimye, like ni abasitari yego of course, gusa muvomo bari bafite mbere ntago ariyo bafite. So rero bose mu nyungu rusange bakareba bakavuga ati donc nituguma gutya biraza kutugora cyane gukora indi stand up iraza gukurura abantu bacu, like kugira ngo twongere twiyegereze imitima y'abafana bacu. Turabigenza gute? Ahangaha bize umubare mwiza nakunze, bafata umwanya baraganira bitekerezaho, noneho baravuga ati reka dukore ikintu kimeze nka prank. Za prank leta yirirwa itubuza reka dukore ikintu kimeze nka prank, dukore tour, dusura ibihugu bigiye bitandukanye nyine, like twongere twereke abanyarwanda ko twasubiranye. Ndumva azaba ari inkuru nziza cyane ko abanyamakuru iyo babonye inkuru nk'iyo ngiyo uba uri kubaremera umugati, nyine base nkaho bongera kutwegura mu matwi y'abanyarwanda, batuvugeho, isi yongere tumenye, donc tubone kongera gusohora ama EP, cyane yuko muri iyi minsi muri kubibona hari kuba EP zigiye zitandukanye, Breeze
cyane yuko Bwiza ni umuntu uri kugenda akora performance nziza kurenza Ariel Wise. Bwiza navuga ko ari kuryana impamba Ariel Wise. So ibyo rero bigatuma batekereza ikindi kintu cyo gukora cyatuma bongera kwimurika mu maso y'abanyarwanda, bakaba abandi bantu nyine bagaragara. So ngewe uko niko nabitekereje, bafashe umwanya babiganiraho, kuko hari n'amafoto amwe n'amwe agenda agaragaza ko hari ibiganiro bagiranye, cyane ko ari nawo munsi bahise bafata umwanzuro bajya kwifotoza. Aya mafoto yose mumaze iminsi mubona, umukameramani wabafotoye twaganiriye yambwiye uko byari byifashe. So aya mafoto yose muri kubona cyane cyane ari gutambuka TikTok, on Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. So rero babitekereje gutya, baravuga ati abanyarwanda nitubereka ko twasubiranye barongera batuvugeho, yaba abanzi bacu yaba abakunzi bacu, donc bize kuduha shwa nziza kugira ngo twongere tuzamuke, tugire icyo twereka abanyarwanda, cyane yuko bafite ama EP bashaka gusohora. Ntago EP wayisohora uri hasi, ntago ari ibintu byoroshye. EP bisaba yuko uba wikoreye nawe ubwo promotion, kandi iyo promotion bakoze inzira nziza. Yego nabishimye, inzira yo kuvuga ngo reka twongere duse nk'abakoze aga prank kereka abaturage yuko turi kumwe, donc tubone gusohora muziki yacu, ibindi by'urwango rwacu rukomeze after gusa twabanje gukora akazi. Uyu munsi ngiye kuzajya mbakorera igikorwa ku bantu batajya bakunda gusoma inkuru zanditse. Ngiye kuzajya mbagezaho izi nkuru ngewe nzisome muzumva, mwumve ibyabaye cyangwa se uko hanze aha byifashe. So uyu munsi reka tunyarukire ku mukinnyi wanyu mukunda cyane, Abareyo. Ni umukinnyi bita Nziga Luvumbu Heritier. Reka mbasomere mwumve ukuntu dosiye imeze. Yasesekaye mu mujyi wa Kigali, aho ateganyijwe kongera amasezerano ye muri Rayon Sport yakiniye mu mwaka w'imikino ishize. Luvumbu yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ku mugoroba wo kuwa 4 tariki ya 3 Kanama 2023. Akihakandagiza ikirenge, Luvumbu yabwiye Claude Hitimana wa Radio 10 ko yishimiye kongera kugera mu Rwanda. Yagize ati, nongeye kugaruka mu rugo kandi ndishimye cyane. Biranshimishije ko ngiye kongera guhura n'abafana ba Rayon Sport. Ndabashimira ko ari bo batumye ndi hano. Ndashimira abayobozi b'ikipe. Ndahari kandi ngomba gukora. Luvumbu agiye kongera amasezerano yo gukinira Rayon Sport umwaka umwe nyuma y'uko aya mezi 6 yari afitemo yarayasoje muri Nyakanga 2023. Uyu mukinnyi yavuzwe ko yifujwe n'amakipe atandukanye arimo AS Kigali, Kiyovu Sport, ahitamo kwerekeza muri Murera. Niyo mpamvu yahise ahitamo kwerekeza muri Murera. So uyu Luvumbu abamuzi neza bavugaga yuko impamvu then atakiri muri Rayon Sport yacu, Rayon Sport mukunda, ngo ni impamvu yuko urebye, donc tuvuga uko kumeze. Ukuri nuko Kivumbu ari uko abantu babonaga ari mukuru akuzemo, like Kivumbu then abantu bose bari batangiye kujura ngo ni mukuru, kandi koko Kivumbu ni mukuru. Kivumbu ndumva ageze hejuru y'imyaka 40. urumva ni umuntu ukuze, ari nayo mpamvu bamwongereye amasezerano angana n'umwaka umwe gusa. Reka twite okay, ibi ngibi impamvu byabaye ni nyuma y'uko basezereye umukinnyi, kubw'uko then twavuga ko yababeshye. Ni nyuma y'uko uyu mukinnyi batakiri kumwe. So bahise bafata indi show, baravuga ati reka tuzane Kivumbu Heritier
ubu tuvugana Kivumbu ari in our Rwandas, yakandagiye kuri ubu butaka bw'u Rwanda ku masaha yashize ya nimugoroba. So reka turebe Rayon Sport. Bari kuvuga yuko nyuma y'ibihuha byari bitangiye kuvuga ati Rayon Sport yaguze nabi, barayituburiye, gusa abandi bakavuga ati twebwe twabanje kureba statistique, tureba profile y'umukinnyi, tubona ni umuntu ukomeye, ari nayo mpamvu donc abantu batangiye gutekereza kino gitekerezo cyo kuvuga ngo ibi bintu byari byaravuye byo kuvuga ngo abakinnyi baraza babanze kubakoresha, like tuvuge ko ubwo umukinnyi nibaje bashaka kuzana style imeze nka stagiaire. Urabizi umustajeri kugira ngo abone akazi, donc arabanza akiyerekana mu kazi akagaragaza icyo ashoboye, donc company iri kumukoresha stage yabona ari umuntu ufite uko yakora, donc bakamureka gukora. Ndakeka ko nabo bashaka kuzana ya system bita navuga test, abakinnyi bakaba testing akazamo, donc kureba umukinnyi, kuko uyu mutozo wa Rayon Sport yaratunguwe muri match ya Vitalo na Rayon Sport, umukino wabahuzaga w'ubushuti, donc like uribaza, warebaga Rayon ukavuga ati what where, kuko warebaga abakinnyi barimo ni abakinnyi bafite stati, bafite profile iri hejuru, ariko wareba imikinire bafite wakumva ngo Rayon yanganyije na Vitalo. Vitalo ni ikipe idakomeye cyane, ni ikipe iri aho ngaho yo mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura. So wararebaga ukavuga ati se Rayon Sport irihe ko tutari kuyibona? Abakinnyi bose, hafi ya bose barabatweretse, baguze imikinire yabo turayibona, tubona ubwo abasangwa like bari gukora ibintu bizima kurenza ibyo twavuga yuko twabonye abakinnyi baguzwe bakoze. Gusa yego ntabwo tuvuze ko tarimo abakinnyi bakoze, yego ntabwo ari bose, gusa abakinnyi ikintu batweretse kuri uriya munsi cyari gitangaje. Then ibindi twabonye byo gukina Rayon Sport ihura na Gorilla, nabwo mwabonye ukuntu byagenze. Muri kiganiro muragenda mubonamo udu highlights twa kuntu bakinnye. So nkibaza Ruvumbu uje muri Rayon Sport, abantu ko batangiye kumwitegaho byinshi, ati Ruvumbu wacu uwo niwe muntu udukorera umuti.